Okay guys, hari ahantu muturanye hari wifi haba ku kigo cy'amashuri cyangwa ahantu ku biro by'inzego za leta. Aho hantu rero uragenda ugakoresha wifi ariko bisaba password yayo. Rero hari umuntu wayikwesitariye muri telefone yawe ntiyakubwira password. Yego wabyumvishe neza cyane, ushobora gukoresha internet ya wifi. Mbese ni internet y'ubuntu ariko uwo muntu aba yayiguhaye, nawe ushobora kumuha amafaranga kuko urumva internet ni ikintu gikomeye cyane abantu benshi tujya dukenera tukakibura, cyahindura ubuzima bwa benshi hano ku mbuga nkoranyambaga, ariko tukaba twabura ahantu tuyikura. Bityo rero iyo umuhaye amafaranga warangiza nawe akaguha iyo wifi password, ariko ntago aba yiguhaye ngo uyimenye mu mutwe wawe, ku buryo nawe ushobora kuba wayiryamo amafaranga ukayikoreraho amafaranga, ku buryo wayisharinga kuri mugenzi wawe nawe ayo ngayo ukayatsindira. Njye byigeze kumbaho njya ahantu ku kigo cy'amashuri, aho hantu bari bafite wifi internet, nuko rero nanjye ndagenda nishyura umuntu nasanze, mwishyura amafaranga 1000 kuko byari tombora kubona wifi, kuko urabizi amamega muri kino gihe yarabuze, kandi ubwo ngubwo nyine uyishyize muri telefone yawe yayigushyiriyemo, nawe utangira gukoresha internet buri munsi uko uhaje, usanga ya wifi iri muri telefone yawe, ntago bigusaba kongera kuyikonegita ukundi wongere utange ayo mafaranga. Rero naremeye 1000 cyanjye ndagitanga, ariko ndavugana nanjye aya mafaranga mba ntanze gutya nanjye ngomba kuyagaruza ko nkayagaruza nese kandi ntazi password ya wifi y'aho hantu, kandi uwayinkiriyemo atarayinyeretse yarayishyizemo kugira ngo ntazagira undi muntu naba nayirangira, cyangwa nanjye nkaba nayikoresha ku kindi gikoresho cyanjye, yaba indi mashini yanjye cyangwa telefone yanjye, ahubwo ubwo yayishyize muri iyo telefoni ku buryo ninongera kongera gushaka gukoresha wifi nzajya kumureba nabwo nkongera nkamuha andi mafaranga. Byumvishije neza cyane kuko iyo wifi ndamutse mfite nk'indi mashini cyangwa indi telefoni nshaka kuyishyiramo, nakongera nkamuha amafaranga kugira ngo nemererwe gukoresha internet ya wifi. Ubwo rero njyewe naravuze nti ngiye ngomba kurya ayo mafaranga nanjye babandi, nuko umuhungu naracukumbuye, murabizi namwe ubushakashatsi bwanjye, naracukumbuye ndacukumbura ntigomba kugera kuri password ya wifi gute, nuko mba nyigezeho, ari nabyo ngiye kubereka muri iyi video ukuntu iyo wifi nahise nyigeraho, ku buryo nawe ushobora kuba wayikoreraho amafaranga niba aho ngaho utuye cyangwa aho ngaho uzi wifi, nawe amafaranga bajya bayarya muri ubwo buryo. Rero ndagira ngo nkwereke ukuntu nanjye iyi password ya wifi nayigezeho, kuko telefoni yawe hashobora kuba harimo password ya wifi, hashobora kuba harimo wifi ariko utazi password yayo, ukaba wemerewe kuyikoresha ariko utayisharinga mugenzi wawe nawe ngo aryoherwe cyangwa inshuti yawe. Kandi urabizi yuko hari n'umuntu wagwa amafaranga, kuko internet irahenda cyane, kuyibona kuyigeraho ni ibintu byo kwitondera kandi by'agaciro kanini cyane. Ariko guys, hagati aho ndagira ngo mbanze nkubwire ngo ukore subscribe, ndagira ngo ubanze ukore subscribe hano kuri iyi channel yacu yitwa X Media. Ni ahantu heza ho kwigira, ni isi y'ubucukumbuzi, ni isi yo kwigisha. Mbese urumva ibintu twigisha wifi password, hari ukuntu butayizi, hari benshi bakubwira ngo ushobora ngo kugenda ngo kuri Play Store ukadownloading kandi nta internet ufite muri telefone yawe, cyangwa ukajya kuri Zing ugascanning iyo wifi password, nibyo koko wayigeraho. Ariko ngiye kukwereka inzira yoroshye ku buryo uhita uyigeraho wifi password ako kanya ukaba uyigezeho. Rero ni wowe wo kuntega amatwi, kuko aha hantu tuzajya tubigisha ibintu byinshi cyane byiza kandi byatuma ubwenge bwanyu bukura mu ikoranabuhanga, kuko ibintu bijyanye na mudasobwa na telefoni ni ibintu byacu tuzajya twigisha hano kuri X Media. Nicyo gihe rero ugakanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, ubwo mukaba muduteje imbere kandi namwe mwiteje imbere, kuko hano ni kwa mwarimu wanyu. Ni kwa mwarimu wanyu
w'ikoranabuhanga na ICT kuko ni byinshi byinshi cyane muzajya mukura hano. Rero kora subscribe, niba utazi uko babikora urakanda kuri iryo jambo hasi aho ngaho basoma subscribe. Reba neza aho ngaho handitse subscribe uhakande. Nuhakanda inshuro imwe biragusaba kuhakanda inshuro ya kabiri nanone, ubwo ngubwo ukaba video yose tuzajya uploadinga izajya ijya muri telefoni yawe cyangwa mashini yawe muri notification. Wabyumvishe neza? ni ukuhakanda rimwe, ukongera ukahakanda bwa kabiri aho ku kandi kantu karaba kajeho nyine, warangiza ukemeza kuri all. Mbese video zose zizajya zituruka kuri YouTube channel yacu zizajya zihita zijya muri telefoni yawe, nawe uzirebe uzibyaze umusaruro kuko ni byinshi byiza twigisha byatuma mumenya kandi mukaba abanyabwenge mu by'ikoranabuhanga. Numara gukanda subscribe rero kandi wibuke gukanda like, unasharinga iyi video ku nshuti zawe kuko ni ibintu byiza kubona hari ikintu ugiye kunguka mu bwenge. Kubona bagushukaga ngo wifi ngo ntuzi kumenya password yayo, ngiye kukwereka ukuntu wahita umenya iyo wifi ukoresha. Ikindi kandi wibuke kwandika muri comment niba iyi video yagushimishije, wakwandika muti thank you, ibyo birahagije ukikomereza. kandi niba hari igitekerezo ufite cyangwa ikindi kibazo wifuza ko twagukoreraho video mu gihe kiri imbere, wakanda aho kuri comment ukandikamo ukimbaza ku buryo ibutaha nzageraho nacyo nkakigusobanurira kuko muba mwisanzuye. Turi hano ku bwanyu kugira ngo muduhe ibitekerezo byanyu tubibyaze umusaruro kandi namwe mumenye. Cyambere rero urafata telefoni yawe yatse. Guys, ndagira ngo tugendane akantu ku kandi. Kimara kuyatsa rero urahita ujya muri wifi. Muri wifi ushobora kunyuramo unyuze hariya hejuru ugakanda kuri wifi cyane, cyangwa ukaza hano muri setting, ukiza hano kuri internet, ubugeze muri internet warangiza ugahita uza ahangaha kuri ahangaha mbere handitse internet, uhita ugera muri wifi. Ukigera muri wifi urahita uza hano kuri save the network kuko iyo wifi n'ubundi usanzwe uyikoresha iri muri zino zisevinzemo, ubwo yisevinze muri telefoni yawe. Wenda turaza kuri iyi ngiyi ya GS Ruyumba TSS niyo tugiye gukoresha, niyo tugiye kwitorezaho ukuntu ugiye guhita ubona password yawe. Urahita ukanda aho kuri share barakwaka password ya telefoni yawe, uhita ugera kuri iyi QR code. Nakubwiye ngo ni ibintu byoroshye cyane kuko ukigera kuri iyo QR code urabona neza munsi yayo haranditse ngo wifi password. Iyi wifi password, mbese password yawe wifi twayigezeho, wifi twayihakinze byarangiye. Mbese wambwira gute ko bitari gukora muri telefoni yawe kandi njyewe yanjye birimo birakora? Ndeba wifi password neza, ndi kuyireba hano munsi yanditse GS Rubumba @123. Ibi rero bitandukanye na bya bindi babashuka mu zindi video za hano kuri YouTube, bakababeshya ngo urafata iyo QR code uyiscanning ugende uyishyire kuri nuza kuri zingi cyangwa ku yenda application uscanning code. Reka iyi ngiyi ni yindi wifi yitwa Airtel. Imagine urakanda kuri karakantu kashe bakwake password ya telefone yawe, urahita ugera kuri iyi QR code. Urabona wifi password hano munsi ya QR code ni 12345678. Reka tugeragereze no ku zindi wifi. Gusa urabona yuko bikora neza cyane kandi neza. Tuza ku yindi wifi wenda reka tuze kuri ya GS Ruyumba. GS Ruyumba nabwo barakwaka password, uhita ugera ahanga. Urabona wifi password ni GS Ruyumba byonyine, mbese ama wifi yose wayakoresha. Reka tugeragereze no ku yindi wifi zose mfiteho turazikoresha. Nyamiyaga uhita ushyiramo password ya phone yawe, uhite uza kuri kano kabora. Urabibona neza yuko ari Nyamiyaga @2023. Mbese ibi bintu birakora kandi birizewe. Nibwo buryo bwiza bwo kureba password ya wifi. Hari n'ukuntu wenda waba uri kuyikoresha aho ngaho ukaba utayizi, ubusanza abagenzi bawe bari kuyikoresha, uramutera telefoni gatoya urebe mukoreshe buriya buryo, urahita ugera kuri
iriya password ya wifi, mbese nawe uhite uyishyira muri telefone yawe utangire gukoresha. Tira uwo muntu uri aho ngaho uri gukoresha wifi agutize telefoni ye, urebemo ukoresheje buriya buryo nawe utangire uryoherwe na interineti ya wifi. Sawa rero murakoze, cawu cawu, ibiganiro byacu nta kagaruka hano kuri X Media, mugire ibihe byiza.